wagera hepfo wahura n'undi utarimo aramubwira ibyanjye atari kumvuga buriya wabona n'ingewe babicaye hoteli ibintu nk'ibyo atari kumvuga noneho ugatangira guhunga groupe ukumva urashaka kuba wenyine kwigunga ukumva urashaka kuba wenyine ugahora uri guteke ufokasinga kuri icyo kintu noneho rero hari ibimenyetso mpuruza abanyarwanda babyumve neza ibyo bimenyetso mpuruza nk'uko bavuga ngo umubyeyi wabyaye hari ikimenyetso mpuruza no ku rwego rw'umutwe hari ikimenyetso mpuruza ibyo bimenyetso niba bibona uwo muntu azaba yarembye icyo gihe bazatangire kujya gushaka ubufasha ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso mpuruza umunyarwanda runaka uri kutwumva ukibibona ariko bitangira ukibibona yego kuvuga ngo rero hari gutakaza ubushobozi bwo gukora akazi kawe ka buri munsi icyo kimenyetso uracyumva ndimo ndacyumva gutakaza ubushobozi bwo gukora akazi kawe ka buri munsi tuvuge wari umuhinzi byiza bakunze b'ikiganiro cya Love and Secret mwese kuri uyu numugoroba w'ibyishimo numugoroba w'umunezero tugeze mu gace ka ruhura umutima na gace tuganira ku buzima bwa muntu tukaganira ku kibazo runaka ufite bitewe n'ukuntu twaje tukugana uyu mugoroba rero ni kuwa kane mwiza cyane tuba twitegura kujya mu weekend kujya gutemberana n'imiryango yacu no gutemberana n'abakunzi bacu tugiye kuruhura umutima muri ubu buryo twakiriye muganga hano muri studio za 90.4 Flash FM nitwa Eric Nshimiyimana nk'ibisanzwe cyangwa se unyite bizaza niko bimeze ubuzima ni inzira ndende ubuzima kandi n'ubuzima budusaba kubaka buri munsi cyane cyane ku muryango nabwe ko tuzaganira n'umuganga akadufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuko ni ikibazo kimaze kuba kinini cyane mu Rwanda rero niyo mpamvu twifashishije muganga akora hano ku kigo nderabuzima hano i Nyagatare muganga tuguhaye ikaze murakoze cyane tuguhaye ikaze muri studio za 90.4 twagira ngo muri make twibwire wibwira abateze amatwi Flash FM 90.4 ese ashaka kuba ari muganga ariko bakamenya n'izina murakoze murakoze nitwa Umurungi Winifride ndi umuganga hano ku kigo nderabuzima cya Nyagatare abashinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe murakoze ati ushinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe wenda dutangira ikiganiro n'ubundi kuko abanyarwanda bari mu ntara y'Iburasirazuba bari mu majyaruguru uravuze uti ushinzwe ikintu cyangwa se service ubamo n'ubuzima bw'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ese bigenda gute cyangwa se bihera kugira ngo umuntu umve ngo afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe se nizinzira nyine bitangira gute murakoze buriya umutwe ni urugingo rukomeye ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo impamvu uvuze ngo ni urugingo rukomeye dukwiye gufata neza kurusha izindi zose tujya tubona umuntu agenda nta kuguru afite akagenda ariko afite umutwe afite imitekerereze mizima ashobora kuba nta kuboko afite ariko agakora kubera ko afite imitekerereze mizima ariko ntitwari twabona umuntu ugenda nta mutwe afite urumva rero ni urugingo rukomeye cyane niyo mpamvu dukwiye kurufata neza ubwo rero ubundi iyo bavuze ngo ubuzima bwo mu mutwe ni ukuvuga ngo ni ukuba umuntu yumva amerewe neza ku mubiri iyo tuvuze ku mubiri ubwo nta burwayi afite budasanzwe amerewe neza mu mutima amarangamutima asohoka neza ubwo tuvuze habaho amarangamutima meza n'amabi iyo umuntu ushobora kureba umuntu ukabona ararize
cyane cyane umuntu arira iyo afite ibibazo ubwo amarangamutima yasohotse nabi. Ushobora kureba umuntu ukabona arasetse arishimye ubwo amarangamutima yasohotse neza. Niyo mpamvu tuvuga rero ngo ubuzima bwo mu mutwe ni ukuba umuntu amerewe neza mu mubiri, mu mutima no mu mutwe. Iyo tuvuze mu mutwe ni ukuba intekerezo zimeze neza, ubasha gutekereza neza, ibyo bikagaragazwa n'ubushobozi ufite mu gukora akazi kawe ka buri munsi kagutunze, kagutungiye umuryango, bikagaragazwa nanone no kubana neza n'abandi. Utunyuriye muri make ku buzima bw'umutwe, noneho utubwira uburyo ki igihe umuntu aba ameze neza, yishimye, asura amarangamutima meza cyangwa se mabi uduhitandukanye. None ndagira ngo utubwire ko tumenye ubuzima bw'umutwe. Ese cya gihe tuzavuga ngo umuntu afite ikibazo ryari? Yego, murakoze. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo bigaragarira mu myitwarire, mu mivugire. Icyo gihe tubona ko hari ukuntu uba usanzwe uzi umuntu, none ukabona imyitwarire yahindutse, imivugire yahindutse. Niho ahantu henshi tubibonera imyitwarire, imivugire, isi uko ubona ameze, imeri ye, ibyo bishobora kukwereka ko uwo muntu ashobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Reka wenda tuvuge nk'urugero, ikibazo cy'agahinda gakabije, depression. Duhe nk'umuntu umwe cyangwa se overview y'ukujyanye n'indwara y'ubuzima bw'umutwe, kuko kijyanye na depression ndakeka nacyo ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Depression ni uburwayi bwo mu mutwe bwugarije umuryango nyarwanda cyane ku gipimo cyo hejuru. Ari abana, ari abantu bakuru, ari abakuze, depression iri ku rwego rwo hejuru. Iyo tuvuze depression twumva uburwayi bw'agahinda gakabije. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite depression aba afite ibimenyetso bikurikira. Abanyarwanda bankurikire bumve niba ibyo bimenyetso nabo baba babifite cyangwa se baba bazi umuntu waba abifite, kuko hari igihe dushobora, ntabwo abanyarwanda baragira imyumvire iri hejuru ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bumva barwaye malariya bakajya kuyivuza, ariko birashoboka ko abantu batari bamenya ko bafite icyo kibazo ngo bajye gushaka ubufasha. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso bijyanye na depression bari kukumva rwose, bari kukumva cyane. Yego, depression n'uburwayi bukabije bushobora kujyana kwiyahura. Yego, ni ukuvuga ngo hariho umuhangayiko ukabije. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ndagerageza guca mu bigaragara bikomeye. Umuhangayiko ukabije, hari ikibazo runaka uhangayikiye, hatangira umuhangayiko ukabije. Uwo muhangayiko ukabije rero ugashyira kurara udasinziriye, kubura ibitotsi. Iyo wabuze ibitotsi rero, umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, noneho hahita haza umutwe uhoraho. Noneho ukabona umuntu aje kwivuza kwa muganga, ntabwo asobanukiye nawe ntabwo arisobanukirwa, akivuza umutwe kandi si umutwe arwaye, hari ikiri gutera uwo mutwe. Turajya kuvura impamvu, nituvura ikimenyetso ntabwo biri bukunde, turajya kuvura impamvu yagiteye. Ni ukuvuga yakivuza umutwe ukanga, yakivuza umutwe ukanga, icyo gihe uwo mutwe ntushobora gukira. Umuhangayiko ukabije, kurara udasinziriye, noneho hakaza umutwe uhoraho. Iyo hajeho umutwe uhoraho, umuntu ufite depression atangira kutiyitaho. Niba yagendaga ku kazi asokoje, akagenda adashokoje, niba yambaraga agashati gateye ipasi, icyo gihe ntabwo ari kwiyitaho. Birumvikana. Ni ukuvuga ngo rero niba ageze ku kigero cyo kutiyitaho, noneho ntabwo nzi ikibazo ufite, hari ikibazo ariko ufite kiguhangayikishije, ntabwo turakimenya, ntabwo tukizi, ni wowe ukizi. Noneho ubwo icyo gihe iyo ugeze kutiyitaho hazamo kubura apeti. Nacyo ni ikimenyetso cya depression cyangwa se cy'uburwayi bwo mu mutwe muri rusange. Kubura apeti, bashobora kuguha ibiryo ukunda, wari unashonje, ariko wabireba ukumva nturi kubishaka bitewe na cya kibazo ntazi wahuye nacyo. Hakaza gutakaza ibiro,
hakaza urumva utaryana no guhangayika uratakaza. Noneho ikindi kiranga umuntu wagize ikibazo cya depression utangira kugira urwikekwe, sibyo? Urwikekwe ndarusobanura gutya, ushobora kuba wahura na runaka hariya utarimo aramubwira ibyanjye ukabahunga, wagera hepfo wahura n'undi utarimo aramubwira ibyanjye atari kumvuga, buriya wabona n'ingewe bicaye hoteli ibintu nk'ibyo atari kumvuga, noneho ugatangira guhunga groupe ukumva urashaka kuba wenyine, kwigunga, ukumva urashaka kuba wenyine ugahora uri guteke ufokasinga kuri icyo kintu. Noneho rero hari ibimenyetso mpuruza, abanyarwanda babyumve neza ibyo bimenyetso mpuruza. Nk'uko bavuga ngo umubyeyi wabyaye hari ikimenyetso mpuruza, no ku rwego rw'umutwe hari ikimenyetso mpuruza. Ibyo bimenyetso niba bibona uwo muntu azaba yarembye, icyo gihe bazatangire kujya gushaka ubufasha. Ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso mpuruza umunyarwanda runaka uri kutwumva ukibibona, ariko bitangira ukibibona, yego kuvuga ngo rero hari gutakaza ubushobozi bwo gukora akazi kawe ka buri munsi. Icyo kimenyetso uracyumva? Ndimo ndacyumva. Gutakaza ubushobozi bwo gukora akazi kawe ka buri munsi. Tuvuge wari umuhinzi, buri muntu wese afite akazi akora kamutungiye umuryango nawe kakamutunga. Wari umuhinzi, none guhinga nturi kubasha kujyayo, cyangwa se ugiyeyo ukubisa amasuka 3 uratashye, uhinze iminota 30 uratashye. Akazi se urumva katakunaniye, bibiri udahinga kakunaniye, umuryango uzatungwa n'iki? Ubwo na bya bibazo leta bizamuka by'inzara byo kuba runaka y'akazi yagataye. Yego, sinzi imisengera hirya niba akazi kakunaniye, icyo gihe niki kiri bwatakira rwose? Ni ubukene buhoraho mu muryango. Ni ukuvuga ngo niba ndi umuganga kujya ku kazi biranga, n'imfungura mashine biranga, niba akazi kose ukora ugatakaza ubushobozi kandi kari kagutungiye umuryango, ubwo naba bantu witagaho nabo urumva ibibazo bitabyiyongera. Ubwego gutakaza ubushobozi bwo gukora akazi kawe ka buri munsi, ibyo mu kimenyetso mpuruza. Ikindi gutakaza icyizere cy'ejo hazaza, ukumva ntacyo kimaze. Icyo kimenyetso kirakomeye kuri depression, gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Ntugire imipango y'ejo hazaza, ntugire buriya no kutagira imipango y'ejo hazaza nabyo ni uburwayi bwo mu mutwe, ugahora uri hahandi ariko nta bitekerezo bizima. Niyo mpamvu nkuvuga intekerezo akenshi ziba zagiye muri negative. Urumva gutakaza icyizere cy'ejo hazaza, gutakaza icyizere ni ikibazo. Ubwo ndakeka uko yatakaje icyizere cy'ejo hazaza ni nayo mpamvu akenshi yumva ko ejo ntacyo azaba amaze. Ubwo urumva bamwe ndakeka nabwo bati n'umuri ntacyo nyimaze, wakigendera akajya no kwiyahura kwa. Yego. Noneho icyo gihe iyo watakaje icyizere cy'ejo hazaza ukabona ntacyo kimaze, ukabona abantu niba ku sosiyete ntitwitayeho, ukavuga uti ubundi maze iki? Iyo watangiye kubibona gutyo hahita haza ikimenyetso mpuruza gikomeye, intekerezo. Ikimenyetso cya nyuma ni ukubigerageza. Hari ubigerageza akagenda, hari n'ubigerageza akagaruka. Hari kenshi z'ubundi twahuye nayo muri Rukomo, n'umwana w'umukobwa, umuhungu yakunze umwana w'umukobwa, aramukunda ngo hafi imyaka 5 bakunda, ariko umukobwa ati ngiye sinkukunda, ngiye rwose mfite undi muhungu dukundana kadufite gahunda yo gushinga urugo. Ubwo ikintu cyabaye yahoraga amuhakana mu myaka 5 yose, yamuhakatse ntibishoboka, birangira umuhungu yishize mu kagozi, arangiza byose no pfuye kubera bizabazwe wewe. Ubwo urumva hari aho byabihuriye n'icyo kibazo cya depression cyangwa biri kunde? Urumva umwana yarayigize. Hari ukuntu dushobora gufata ikibazo ngo ariko runaka urago yiyahuye ngo nimbwa, oya buriya twese ntabwo hari ukuntu Imana yaturemye tutakira ibintu kimwe. Uwo mwana w'umuhungu rero niba yari yarimariyemo uwo mukobwa, urumva ikibazo yagize ni uwo mukobwa utaramwemereye kamukunda. Urumva buri wese agira ikintu kimuhangayikisha. Uwo mwana yararwaye, yabuze umuntu umwitaho, yabuze umuntu umuha hafi. Iyo agira umuntu umuha hafi akamubwira ati gukunda ni amahitamo yawe, ariko uriya nawe nta gukunda, nubwo atagukunda ariko hari abandi bakobwa bahari kandi buriya ntiyari uwawe, yari kubyumva, ariko yabuze umuntu umuba hafi.
nicyo kibazo yabuze umuntu umuba hafi, yagize uburwayi pe, ubwo ni uburwayi bukomeye kugeza ubundi umuntu ujya kwiyahura aba yabuze umuntu umuba hafi. Reka turi kuganira na Winifred, akaba ari umuganga hano ku bitaro bya Nyagatare mu karere ka Nyagatare, ariko ari kubwira abanyarwanda bose muri rusange. Reka tujye ku muryango, wenda ni nabo mukunda kwakira, ngira ngo muri serivisi mushinzwe kwa muganga mukunze kwakira abapapa, abamama. Ndagira ngo wenda ugire ikintu ugaruka ku muryango. Ese umuryango wagira uruhare ruhe, cyangwa se umuryango ushobora gutera ikihe kibazo ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe? Urugero ukumva ngo umugabo yatashye yasinze, umugore ntari kumvikana n'umugabo we gutya, ibyo bintu bishobora kuzaba intandaro yo kugira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Nicyo nibazaga. Murakoze. Buriya umuryango ni nawo twibandaho. Buriya umuryango ni ubyara abana bavamo b'igihugu muri rusange. Rero muri iki gihe turi kwibanda ku muryango cyane, kuko umuryango niryo shingiro rya byose. Urumva umuryango iyo ubaye nabi ubyara n'ubundi b'abana nabo ntabwo bagenda neza. Nukuvuga ngo biba uruhererekane nyine, niyo papa na mama tutabanye neza bigira ingaruka ku bana. Yego mwakomeza. Kuvuga ngo rero umuryango muri iki gihe bafite ibibazo cyane byo kugira uburwayi bwo mu mutwe. Bitewe n'iki? Amakimbirane mu muryango, ihohoterwa ku mitungo. Niba wenda umugabo avuze ati umugore ntuzakore kuri iki, wenda umugore agahezwa inyuma, urumva uwo mugore azagira ikibazo. Wenda hazamo bijyanye no gusinda, ibyo nabyo bituma cyane cyane amakimbirane mu ngo no gufatwa ku ngufu, ihohoterwa ribabaza umubiri. Niba umugabo aje akawukubita, cyangwa se n'abagore basigaye bahohotera abagabo, basigaye babahohotera abagabo. Rero babahohoterwa cyane kubera ko bo bavuga ntibabashwe. Ndahera mvuge ibaze kuba ndi umugabo imyaka 40 ntango umugore yankubise. Amakimbirane mu miryango ari ku rwego rwo hejuru cyane. Ikindi nanone ugasanga barimo barapfa, barimo barasangira ubusa. Hari ubukene, ugasanga ubukene nabwo abaturage cyane ko dukunda kujya gutanga ibiganiro muri community, usanga abaturage bari kuvuga ubukene. Wari uzi ko ubukene bushobora gutera uburwayi bwo mu mutwe? N'ubukene buhoraho mu muryango bushobora gutera uburwayi bwo mu mutwe. Ariko nkangurira n'abanyarwanda batuzanye hano ngo tubafashe ku bijyanye n'ibyo, bajye baza tubagira inama. Ubundi ukiriho ufite amaso, ufite amaguru, ufite umutwe, niyo mpamvu babwira ngo bafate urugingo rw'umutwe neza. Ubukene birashoboka ko bwashira, birashoboka rwose. Uvuze ubukene bushoboka ko bwashira. Noneho ndagira ngo turi kugana ku musozo, ugira inama umuryango kugira ngo baze ikibazo cya nyuma. Umuryango urawugiriye inama mu kwita ku bana. Ese rwa rukundo rwabo bafitanye hagati yabo barukoresha gute kugira ngo byibura umuryango nyarwanda uzamuke utere imbere? Ariko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe turi ko cyagaba cyinshi cyabanze kuba Kigali. Umuryango ntabwo ibibazo tuzabibuza kuza, sibyo? Ahubwo se dufite ubuhe bushobozi bwo guhangana n'ibyo bibazo? Icyo rero iyo baje nicyo tubafasha, sibyo? Hari igihe wenda ubukene nk'ubwo buza bukabataka, bukagira gute, bagasinda, ariko ntibamenye ko hari ubujyanama buhari, ko dushobora kubavura bagakira. Si umwe, si couple imwe, si couple ebyiri, abantu dufasha bagakira. Tugira n'amahirwe inaha muri Nyagatare, tugira umushinga bita Baho Neza, twite ku buzima bwo mu mutwe. Dufite amatsinda mu midugudu, turabaganiriza ibyumweru 15. Itsinda riba rishoje, icyo gihe hazamo abantu babishaka, turagenda tugatanga ibiganiro muri community. Muri make amakimbirane mu ari gihe usanga bapfa n'akantu gato cyane gato, ugasanga kandi rero iyo byacitse twanduza n'abana. Wenda sinzi natanga urugero rutoya ngo ngire
ababyeyi inama nta kibazo rwose warutanga ntabwo mvuga amazina kuko umutekano wabo ni ibintu byabayeho ni ukuvuga ngo hari umugore n'umugabo barashakanye ariko bagahorana amakimbirane ngo umugabo agasinda umugore agasinda bari barabyaye abana babiri b'abahungu umwe yarafite imyaka 8 undi afite 6 birakomeza umwana agira icumi batongana ababyeyi bareba nimugira n'akabazo mujya kugakemurira ahandi ariko abana batareba ni ukuvuga ngo iyo abana bareba ashobora kubika ariko bigira ingaruka muri kuri wa mutwe n'ubundi ndashaka kugira inama ababyeyi ngo twe gutera abana bacu uburwayi bwo mu mutwe ni ukuvuga ngo noneho bigeze aho abana babonye yuko badasinzira babona ababyeyi babo bahora barwana n'iki bigira kwa nyirakuru bageze kwa nyirakuru yababoneraga iby'ibanze ariko wenda ibikoresho by'ishuri iki ntabibone icyo gihe rero abana bamaze kugenda ise yagiye ukwe ajya gushaka umugore nawe yagiye gushaka iki umugabo aho nyumvira uwo muryango basenyuye noneho abana bakajya umukecuru ati mujye gusaba ababyeyi ibikoresho umwana yajya kwa se ati jya kwa nyoko yajya kwa nyina ati jya kwa so abana bibaheza mu rungabangabo isitori yabayeho noneho umwana arareba ati ko mbona nta babyeyi mfite ati rero umwana yafashe imyanzuro itari myiza ariko yamugejeje ku ntsinzi umwana yaragiye ashaka ifoto ari babiri ise na nyina bari kumwe arayihiga ifoto arayibona arangije uzi icyo yayikoreye yagiye afata igitiyo afata isuka aragenda ajya mu rutoki iwabo cukura umwobo wa 2 metero abashyiramo arasibira arabashyingura ati nta babyeyi ngifite ngiye kwirwanaho umwana arakora ibiraka umwana arakutuza ati ndashaka kuzaba umugabo ariko sinzamere nka papa na mama finaloma umwana ubu ni umudogiteri ni umuntu ukomeye yageze ku ntsinzi ariko yigishijwe akamaro k'umuryango noneho aravuga ati burya ababyeyi banjye ntabwo bari bo ajya kubareba abasaba imbabazi birarangira ariko urumva ko bari barateye abana ikibazo kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe uretse ko umwana yifatiye imyanzuro itari myiza ariko ikamugeza ku ntsinzi mana yanjye ntabwo byoroshye urumva ko agakomeje no ku kintu kijyanye n'imbabazi no gutanga imbabazi arababarira muganga tugana ku musozo ndagira ngo nanone ubugire inama urubyiruko ruri mu rukundo ni umuntu utumwe urakoresha kuko naje gusanga urukundo narwo ruri mu muryango nyarwanda abana urubyiruko kwiyahura cyane kandi nabyo twaje gusanga nayo n'indwara ikomoka ku bwonko burya n'ubwonko wavuze ati umutwe n'ukontorora ibikorwa byacu byose ndagira ngo ubagire inama rwose niba baza bakugana buri munsi nawe ugiye kugira akazi kenshi akazi turagafite katoroshye ariko nicyo cyatuzanye tugomba kugakora nanagira n'inama nari ntararangiza amakupure natugane ku bigo nderabuzima hano muri Nyagatare twagira habamo uwo mushinga wabaho neza twite ku buzima bwo mu mutwe mu midugudu hafi ya yose dufitemo amatsinda bagiye bayagana turayasura dufite abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe mu midugudu abo bantu bagenda bakabafasha abananiwe baza hano tukabafasha ikindi wenda najyaho inama urubyiruko buriya abantu b'urubyiruko rwose ndaruhamagarira niruze rutugane nta mpamvu yo kwiheba ukiriho byose birashoboka sibyo niba ari n'uwo mukobwa wakwanze hari ukundi kuntu twaganira kandi bigakunda hari urubyiruko cyane nkunda kwakira ruvuga ngo rwabuze akazi ariko turabaganiriza tukabereka umuyoboro hari abantu bamaze gutsinda niko navuga bamaze kwikura muri ubwo bukene twagiye inama nabo nibatugane hari uburyo dukoresha hari uburyo twigishijwe twahuguwemo dufasha abantu n'izo ngo kandi zitugane
turabaka kuko leta yacu idukunda yubatse ibijyanye na serivisi zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ihereye no mu mudugudu kuko dufite abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe mu mudugudu bihariye bwo mu mutwe babita abahumurizamutima babita abahumurizamutima barabagana rero urumva ko leta yarabyaguye rero nibatugane bagane n'abo bajyanama b'ubuzima bo mu mutwe bahumurizamutima mu mudugudu abo binaniye baratugana kandi tumaze gufasha benshi pe tumaze gufasha benshi. Reka tugushimire muganga Winifrida, mwakoze ku mwanya wanyu mwaduhaye kuza burya mufite byinshi byo gukora kwita ku muryango n'abandi, ariko mwakoze cyane kankushimire kuri wakoze cyane. namwe mwakoze. Rero twaganiraga na muganga, mwumvishe ko yaturuhuye umutima, mwumvishe inama yaduhaye, mwumvishe ko bafite ibikorwa byinshi byo kwita ku bantu mu midugudu no mu tugari n'imirenge, mwumvishe ko leta nayo yaduhaye amahirwe kugira ngo tuve mu kibazo gikomere cyane umuryango nyarwanda ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Rero kambashimire mwese mwaduteze amatwi, mwumvishe ikiganiro ruhura umutima kuri Radio Flash 90.4. ndabashimiye, nitwa Eric Nshimiyimana, niwe mwamuri kumwe, nayindi neguza naho gutaha.